amakuru avuga ko rero uwo bita Kimenyi Yves yamaze gufata gutema mu kirere indege nyine yerekera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru dukesha bariyo bivuga ko Kimenyi yamaze kugera deja muri Amerika ndetse ari kubana n'undi mukobwa ari kwibuka izina neza kandi ngo bakabana umugabo n'umugore ari kubyina mu buryo budasanzwe yambaye ikanzu nko cyane ku buryo yanabyinnye umwenda w'imbere ukagaragara. Yatatwe cyane rero bikabije ugeranyije wenda n'ibindi byose byari bimaze iminsi n'undi bimuvugwaho. Aratakwa cyane mu yango ndetse abandi bati umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umumama, umuntu ufite umwana. Amahoro y'Imana akundwa Isherina TV, murasuzwa na Isherina kamikazi w'abanyarwanda. Nizere ko mumeze neza rero wana wamudukurikiye muri geno hino hatandukanye impande z'igihugu nuko mwese nabasuhuje ku bufatanye na Nopa Company Limited babafite gin nziza cyane. Tubafite service gin ndetse na Inac gin. Dukora mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze ahazwi nko mu Byanga. Turaranguza ku giciro cyo hasi cyane. Hasigaye rero mu Nopa Company Limited umukiriya arumwanda. With us meet your ambition. Bakunze ba Isherina TV rero nizere ko mumeze neza n'ukuri. Comment ngenda nzibona nyinshi nziza mutubwira muti hano mukore rwose mwongeremo iki ngiki, hano muhinduremo iki ngiki, hinduka rwose tukazikora kandi kubera ko abari ibyifuzo by'abafana bacu, abafana badukunda, abafana bifuza ibintu byacu dukora. Uyu munsi none rero ngiye kubagezaho amakuru abagenda caracara agenda avugwa hirya no hino mimbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Muraza kunyemera rero duhere ku nkuru y'umwana w'umukobwa mu gihe cyashize bwo hari tariki 7 z'ukwezi kwa 7 yitabye Imana ariko bivugwa ko yagambaniwe inshuti ze. Uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 25 yitwa Uwase Anifa Gasaro Anifa Uwase ni umukobwa wabonye izuba tariki 15 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'ibihumbi 2000. Anifa rero mwijoro ryo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka turimo nyine yasohokanye n'inshuti ze muri hotel ntagiye kumentioninga izina. Barishima cyane, barabyina, baranezererwa, barasangira nk'abandi bose. Gusangira ni byiza ku muntu uzimwe inzoga nta kintu bitwaye, ku muntu uzemerewe nupfa ngo kunywa nta kibazo. Barasangira, barasharinga ibyishimo buri kimwe. Ariko ngo uyu Anifa komoka mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kicukiro, donc na kare ka Kicukiro, so ni habarizwa rero niho yakuriye, niho mu rugo ni haba. Hanyuma rero ubwo Anifa kuri tariki 6 z'ukwezi kwa 7 n'ubundi basohotse nyine barimo basangira. Gusa ariko nanone Anifa izo nshuti ze bakaba bari bafitanye kutubazo tutumvikana neza ku buryo ko zimwe mu nshuti ze ngo zari zarahigiye kuzica uyu Anifa. Zivuga ziti byanza bikunze tuzakwica, tuzakwambura ubuzima, tuzakuvutsa ubuzima. Nyuma yaho rero ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 uyu Anifa ari kumwe n'inshuti ze n'ubundi basohokanye, asohoka nk'ugiye kuri toilette. Hanyuma rero zimwe mu nshuti ze azo tutari mentioning izina ziragenda zifata icyo Anifa yari kunywa, sinzi ko na mentioninga n'inzoga gusa yarafite ikirahure nyine. Bafata cya kirahure cye bashyiramo supaguru and then barashakinga, baravanga. Donc so Anifa bye muri toilette rero ahageze afata cya kirahure aranywa. Rumva barakomeza baravibinga, ama video ngira mu mwayabonye, ama video Anifa nyine ari kugusrengana n'inshuti ze. Ku bakobwa ngira ngo barabizi cyane gusrenga icyo mvuze ubwo ngubwo. Donc nyuma yo kunywa rero haciye akanya 30 20 gutyo Anifa baravuze ati atari ko ndikumva ntameze neza, ndikumva ndikuzengerera, ndikumva ntazi ukuntu ndi kwiyumva, ndikumva umutwe uri kunjya, ko ndikumva ndi kubura umwuka. Inshuti zirambwira ziti rero Anifa buriya wasanga utangiye gusinda, wasanga ari ukunaniwe, gerageza tugufatire moto uhitahire ujye kuryama. Anifa ariko ati ntago ndikumva show nibwo gitangira njyewe ngende, no ndaguma hano mpaka turabyira duceshe ntitaye ko ndi kubura umwuka. Indi nshuti yangu ivamo iramubwira ati Anifa rero impamvu uri kumva donc uri kuzengerera, impamvu uri kumva uri kubura umwuka bishobora kuba biterwa n'ahantu turi hafunganye. Ukeneye kugenda ahantu hanze ari oxygene ugahumeka neza, ugahumeka umwuka mwinshi. Impamvu uri kubura umwuka nuko turi ahantu hafunganye. Anifa ngaramubaza ati se none mwe ko mutari kubura umwuka, mwe se biri kubaho nanjye biri kumbaho uko ndi kwiyumva ariko muri kwiyumva. Inshuti zitireka da twe nta kibazo, tumeze neza, turi free,
nta kibazo na kimwe dushaka kwiteza gusa nyine inshuti ze za hafi ziramubwira ziti Anifa taho uryame. Anifa afata moto rero bamutwara isakoshi baramutwaza bamufatira akamoto arataha araryama. Hanyuma rero ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi ubwo n'ubundi bwakeye mu gitondo Anifa atakimeze neza n'ubundi yumva ari kubura umwuka cyane none hari no guhumeka insiganirwa. Anifa rero yaje guhita ajyanwa kwa muganga igitaraganya. Kigera kwa muganga rero abaganga bamugezeho kugira ngo bamurebe byibura bamusuzume ibibanza bamubwira bati Anifa ntago bigikunze kubera ko Anifa yamaze kuba yashira mu mwuka. Ababyeyi byarabatungoye of course abari bamuriho abarwaza be birabatungura cyane bati ntibishoboka guta umuntu aza kurwara umunsi umwe agahita ko kanya nyine yitaba Imana. Check out yakozwe n'abaganga b'inzobere bavuze ko nyine uko kubura umwuka kwa Anifa ushobora kuba byaratewe no kuba ashobora kuba yaranyweye iyo Supaguru. Ngaye nguko rero inshuti bantu musohoka ujye usohoka ari kumenye abagukikije abantu muri kumwe ni bande wasohokanye nande ese byibura mu nshuti zawe hagize imwe muri zo ushaka kugambanira yatuma n'izindi zose zibyemera kimwe. Ese wowe uri kubana muri societe n'abandi uri kumwe n'abandi muri kuganira wowe wumva ubangamye ku kigero cyo kuhabwa Supaguru? Question mark. Inshuti zibaho nibaza ko inshuti yawe yanyayo inshuti gukunda byanyabyo ntago yaguhemukira bina ko kagene. Ariko se wo wumva ubangamye bingana bite wumva upfiki n'abantu ku kigero baguherezamo Supaguru? Mbere na mbere nihanganishije umuryango wa Anifa umuryango wabuze wabo ari we Anifa Uwase yari umukobwa muto 25 bukiri muto ugishakisha wumva nyine wava kuri rev imwe wajya ukajya ku yindi wumva nyine wakora ibintu byinshi kandi byiza wumva watera imbere wumva wifuza hazaza hawe. Donc so navuga nti rero rest in peace Anifa uruhukire mu mahoro. Bigoye biranavuna no kuri ababyeyi mukomere basaza b'umukobwa mukomere vandi bemwe bese mukomere inshuti ze magara zakadasohoka namwe mukomere kubura umuntu ntago ari ibintu byoroshye cyane. Urupfu ruratubabaza ariko nanone urupfu rurasanzwe ariko uwo rubabaza cyane kurushaho nuwo rwagezeho nuwo rwatwariye umuntu ashari. Muri rusange rero twihanganyishije abanyarwanda. Anifa yari umukobwa mwiza, Anifa yari umukobwa ukunda gukora, yari umukobwa gusabana uri cool uri humble wishima akanezererwa akabyina nk'abandi bose nyine yari umuhizi nk'abandi bose yari umukobwa nyine wifuza iterambere nk'abandi bose wifuza kuzabyaraga nawe agaheka nk'abandi bose kuko yari umubyeyi w'igihugu. Urumva rero yari mu rukundo show busy cyane yayidominagamo cyane. Donc twavuga tuti Anifa ruhukira mu mahoro kandi koko nyine iyo umunsi wawe wageze nta n'ikintu cyatuma bihinduka. Ariko nanone ngaruke ku bantu rwose mufite inshuti yawe uyimenye uyirebe uyikunde kubera ko ushaka guhemukira umuntu wenda hari uhemukirwa kihangana ariko hari n'ikindi kintu twita ishyari ribi. Kumva ko wowe kanaka niba usuku nguko nanjye nifuza ko nasa nawe niba ufite telefone imeze gutya nanjye nifuza ko donc iyo telefone nanjye nayitunga. Nibo wambaye inkweto zimeze gutya nanjye ndifuza ko izo nkweto nazazambara kandi wenda ufite uburyo cyo zibonyemo bitewe n'ukuntu iwanyu mwimereye. So urumva rero n'icyayi naryo shaka gutuma inshuti zawe ziguhemukira bitewe. Ariko nanone tugaye za nshuti za Anifa zifata zigafata Supaguru zigashyira mu cyo umuntu ari kunywa zizinza ko zimurangije icyo wapfa n'umuntu icyo ari cyo cyose. Nibaza ko nta kosa wemere kwihanira, nta muntu ujya wihanira. Leta irahari, Libira hari. Niba rero wumva izo nzego zose nta kintu zagufasha zagukorera ukumva wakwihorera, nibaza ko nawe bitari bukugwa amahoro kuko nange mugomba guhigwa kugira ngo muryozwe ibyo mwakoze, muryozwe amaraso ya mwana mwamenye namwe babibarebeho cyane kugira ngo wa mwana wa muryango wo kwa Anifa nawo uhabwe ubutabera. Ngaye nguko rero ni inkuru yagarutswe n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ni inkuru yagarutswe n'abantu benshi bagiye batandukanye bavuga bati ubu muntu mu Banyarwanda buri gushira, umuco wacu mu Rwanda uri gushira,
kubera iki umuntu ashaka kwica undi akamwica habona akamwica abantu bose bahari babishigikiye ibi bintu birakabije ibintu bimaze kuba too much ubu umuntu bwashize mu bantu pe abantu ntabwo bakiri abantu ahubwo babaye inyamaswa indi nkuru iri kuvugwa rero ni witwa Kimenyi Yves na Muyango Claudine Muyango ngira ngo ni umukobwa wabaye Miss Photogenic mu myaka yagiye ishira imyaka gitambuka nawe yakanyushijeho rero ngira ngo wenda nabibabwiyeho mbabwira uburyo ki Muyango byakomeye mu biganiro byinshi byatambutse bavuga ko yabagiye gusenya urugo rwe ndetse yabagiye gukora divorce n'umukunzi we cyangwa se umugabo we akabana papa w'umwana we Papa Miguel Kimenyi Yves kubera ko afite ibintu runaka batumvikanaho amakuru avuga ko rero uwo bita Kimenyi Yves yamaze gufata gutema mu kirere indege nyine yerekera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru dukesha bariyo bivuga ko Kimenyi yamaze kugera deja muri Amerika ndetse ari kubana n'undi mukobwa hari kwibuka izina neza kandi ngo bakabana umugabo n'umugore ayo makuru navugwa niyo twumva dukesha abariyo kamem ariko ntago tuzi ngo ikijyambere mu byukuri ni iki ese koko uwo mukobwa agiye gusimbura Muyango ese koko uwo mukobwa agiye kubiki mu buzima bwa Kimenyi Yves ese koko abandi bakavuga bati Kimenyi Yves yagiye asanga umusore bahoze bakinana mu ikipe ya PLFC abandi bati yagiye asangayo uwo mukobwa nawe koga wo murundi kazi ariko ngo wabaye no muri Kongo ngo nawe bigeze kuba inshuti cyane akaba rero ngo ashaka kuba yasanze biracyari aho ngaho amakuru yanyayo yuzuye ngo tuzayategereza nyirayo wenda ari we uzayivugira ari we Kimenyi Yves nubwo kuva iyi saga yatangira Kimenyi Yves nta jambo na rimwe nta stati nimwe nta kintu na kimwe arakura kuri ibyo ngibyo ngerageza ko yakuri stories cyane apostinga umuhungu we rimwe na rimwe ndetse no kuri profile yashyizeho umuhungu we nta kindi kintu Kimenyi yigeze avuga ko ibi bintu ariko nanabimushimira cyane ni ikintu cyiza ni igikorwa cyiza burya ngo iyo uvuze burya nibwo ushobora gutuma abantu noneho bakomeza ko kwitaho ariko ngo iyo umuntu avuze agutonganyije akuzamukanye ugaceceka guceceka ntabwo bijya bishyira abantu umuntu wari wese abantu bose ntabwo bajya bashobora guceceka kuko kamere z'abantu ziratandukanye ariko wowe wagize kamere ishobora gutuma uceceka aba ari ikintu cyiza donc aba ari ikintu cyiza aba ari ikintu cyiza kabisa kubeko ndibaza guceceka ni ntwari komeye y'ubuzima gutuza bakuvuze bakurwanyishe bari kubwira ibintu byinshi bitandukanye bidasukuye ariko wowe bwawe urabyumva ugaceceka wow ni ikintu cyiza nibaza ko ari n'ikintu abantu bakabaye bigira kuri Kimenyi Yves hari wahita asimbukira muri comment agahita ambwira ati none se niba yaracecekaga kubera iki yagiye kumena amabanga y'urugo rwe kubera iki yagiye hanze akajya kuvuga mwabantu mwe mukurikiye Shorina TV iki kintu tucyumvikaneho nta muntu utagira best friend nta n'umuntu utavuga twese turavuga nawe uravuga urukundeba nawe gusoma comment nawe uravuga ahubwo wabwiye ndi uwo wabwiye yakiriye ati kwizerwa ndi bubwiye nicyo kibazo no kuvuga rwose turavuga pe rero kuba Kimenyi yahamagara Keza akamubwira ati ke sha mana yanjye iby'urugo rwanjye byo bitangiye kundenga n'abagabo muravuga turanabazi muratubwira ati madamu wanjye ko ndi kubona byagenda gute noneho ndabigirana nkakugira inama kandi ukagenda bigakomeza boyfriend wawe mukashwana ukaza ukambwira ati Shorina none koko mana yanjye tusindabigenza gute ntakubwira ntigenda gwicecekere gusa wongere keya gusa ukora ibikora ibingiye rero ngiye wabwiye waje kugisha inama igihe nakubikiye ibanga nkihorera nkavuga nti bwo byakemute sava ibyo nta kibazo ahubwo ikibazo nuwo nabwiye akarikodinga akanavuga ucyo nicyo kibazo ubundi yandikodinze kwa nini for which purpose nicyo kibazo no rwose even baza gutera ibuye nta muntu utavuga nta muntu vuga ngo wagiye gushyira hanze ngamabanga y'urugo rwawe hari igihe bikurenga ukavuga uti mana yanjye aho kugira ngo nsaya kugira ngo byende gute reka nze ngisha inama ntabwo yari kurega cyangwa se yari kugisha inama avuga ati noneho atibaze ibyagenze gutya na gutya ibaze DJ Brian amutwara muri gym ngiye wakanga ibaze icyo cyo kibazo Kimenyi Yves ndaba yakoze ibindi bintu ariko ngiye ikintu cyo kuvuga cyo rwose nta muntu utavuga uwanze kuvuga nanone yaheze mu nda ya nyina
nta kintu rwose kw'iyo ngingo Kimenyi Yves mbona rwose ari umwere. Mwabagabo mwe munkurikiye, mwabasore munkurikiye, hari umuntu ubaho utarasora ijambo na rimwe ngo avuga wenda ku mukunzi we cyangwa ku mugore we avuga ati ibi ni never, ibyo ntabwo bishoboka. Hanyuma rero mureke iyi nkuru tuyiveho, tuzakomeza tubibakurikiranira, ariko before ko nyivaho nanone babwiye ko Muyango yongeye kwikwatakwa n'itangazamakuru byinshi cyane, ari aba YouTubers, ibindi bitangazamakuru byinshi bitandukanye byamwanditse bivuga ko muri weekend ishize yagaragaye ari ku rubyiniro, ari kubyina mu buryo budasanzwe, yambaye ikanzu nko cyane ku buryo yanabyinnye umwenda w'imbere ukagaragara. Yatatwe cyane rero bikabije ugeranyije wenda n'ibindi byose byari bimaze iminsi n'ubundi bimuvugwaho. Aratakwa cyane Muyango, ndetse abandi bati umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umumama, umuntu ufite umwana rwose natwe wadusebeje, hano ho warengereye, wabigize too much. Nta twese tubaho rwose, turabyara, abakobwa barahari whatever, ariko ntabwo rega twese dushakira amafaranga muri buriya buryo. Muyango umukobwa mwiza, Muyango warahostinze ni byiza, Muyango wakoze ibintu byinshi byiza mu minsi bwawe rwose, wakoze ibintu bya danje, ibintu bimeze neza, ariko Muya ku mafaranga ufite ntabwo ushobora kugenda rero tukicara, nyuma yo kwicara ugafungura salon cyangwa ugafungura shop y'amavuta, ko n'ubundi twaza kuguhahira ugacuruza amavuta ukava mu kabari. Guhostinga ata amavideo uri gushyira hanze n'ubundi ntazigera asibwa kuri YouTube, amavideo yawe azagomaho. None umwana wawe koko ni uri kumushakira ubuzima, uzamushakira ubuzima kurya azabona amavideo yawe akarira ati dore ibintu yakoraga kera. Bati Muyango rwose ibi bintu ntabwo byari bikwiye. Muyango rero yakubwiye akavuga ati ikishoboka cyose usibye ibi n'ibi ngibi, ariko ikindi cyose inzara yose nacamo nkabona amafaranga, jewe rwose I don't care, nzakora icyo umutima nama wanjye unyemerera. Ubwo rero ukumva ko ni ikibazo, uvuga ati natwe ababyeyi ntabwo rwose uba wadushimishije, ntabwo waduteye ishema, yasi imyambarire y'umuntu rwose kugira ngo uzamura akaguru, uri kubyina tubona imyenda y'imbere ku muntu w'umubyeyi, ntabwo byari bikwiye. Ese kuko waba natandukanye n'umugabo wawe byatuma n'ubundi wirekura ku kigero kingana kuriya? Muyango sigaho. Ibyo nabyo biri kuvugwa rero, bavuga bati Muyango bamubonye ibiki, bya bindi byo kwa DJ Brian na Tesha, ntabwo ari buvuga amazina, ariko nyine iyo nkuru nayo iri kugarukwaho muri social medias, muri showbiz yo mu Rwanda. Reka twihute cyane rero, ikindi kintu kiri kuvugwaho nuko witwa Kevin Kade, Element ndetse na The Band bari gutaramira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Texas. Bakoze igitaramo cyiza rwose, igitaramo cy'amateka, ndetse haza kugaragara video Coach Gael ari kumwe n'uwo bita Element. Nyamara bavuga ko Element uyu nguyu yari akurikiweho arenga miliyoni 10 yishyurwaga na 155 EM kubera ko ngo hari project yagiye akora zirimo indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, zirimo indirimbo za Kevin Kade, indirimbo za Mbanda n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, zirimo za Ogera ya Bwiza na Blues Melody. Bavuga ko nyine amafaranga ashobora kuba atarishyuwe nkuko byari byaremejwe mu masezerano uwo bita Element yari yagiranye na 155 EM. Video rero yongeye guca ibi kuba bavuga bati se niba abantu bafitanye ibibazo bakari gufatana ama video gutya gufatanye ku rutugu bishimye, nkabone ukuntu Coach Gael afashe ku rutugu Element, bakavuga bati ibi bintu byari byiza koko Element aguye muri 155 EM ntayivemo, ahubwo bagakomeza bagakorana kubera ko nyine aya mafaranga nayo ashobora kuba zishyurwa cyangwa se ntiyishyurwe. Umuvugizi rero wa 155 EM bita Keniwe yari yatangaje koko nyine byavuye mu maboko ya Blues Melody ndetse na timu yose ya 155 EM, bakabishya mu mategeko kugira ngo bikemurwe bigende neza cyane. Ikindi kintu kiri kugarukwaho muri social medias cyangwa se muri showbiz yo mu Rwanda ni inkuru y'uwitwa Vestine uririmbana na Dorcas, ndetse nanakwibutsa ko basohoye indirimbo nziza cyane bita Emmanuel, iri mu rurimi rw'igiswahili ndetse n'icyongereza. Ni indirimbo numviseho, ni indirimbo imeze neza cyane. Mujye kuri YouTube channel ya MI Empire, mukore subscribe shana comment muyumve n'indirimbo rwose mwese akunze wa Sherina TV ndayibatuye. Uyu rero bita Vestine yakoze ubukwe ngira ngo ni ku wa gatandatu, ubwo byari tariki ni neshanu z'ukwezi
kwa karindwi 2025. Bwari ubukwe bwiza bwabereye muri BK Arena, inyubako ihenze cyane. Bwari ubukwe bimeze neza rwose, wabonaga uwitwa Irene cyangwa se CEO wa MI Empire ariwe Irene Murindahabi, ameze neza cyane, agasuta ameze neza, icyombo, oh my god, byari bimeze neza cyane, umutekano wari wose, abandi bari bambaye neza, Festina yari yambaye neza, Dorcas yari yambaye neza, abandi babambariye. Bwari ubukwe bwiza kandi buhenze, buteguye neza. Bwari ubukwe bwitabiriwe n'ibi byabamare byinshi bigiye bitandukanye, ngira ngo mwabonyemo Chris Easy ndetse tunamubwira tuti komeza ukomere kuko no umuhanzi mwiza wo mu Rwanda, ariko nanone mu gihe cyashize wagize ibyago apfusha mama we umubyara ndetse apfusha na tate we ubyara mama we umubyara. Byabaye mu cyumweru kimwe ahari, bose nyine bapfira rimwe, bashyingurirwa mu gihe kimwe. Urumva ko rero Chris Easy yari mu gahinda gakomeye. Nibaza ko n'ubu ngubu ahari hataraba gusozwa ikiriyo, kuko Chris Easy urumva ko nyine ntabwo byari bimworoheye kwa, ariko ntabwo yakwemye kwitabira ubukwe bwitwa Vestine. Byari ibintu byiza cyane rero. Uwo bita Junior Giti ndetse n'umufasha we nabo bari bahari cyane, babukereye nawe ubukwe barabutashye. N'ibyamamare byinshi harimo Israel Mbonyi, nawe yarahabaye, yarahayobotse. Hari abantu benshi cyane Bamurike Edward nawe yarahari. Bwari ubukwe bwiza kandi bwitabiriwe n'ibyamamare. Hanyuma rero muri ubukwe ikiri kintu cyahabaye kitangaje nuko uwitwa MI cyangwa se Irene Murindahabi yahawe impano nk'umubyeyi wareze neza Vestine na Dorcas muri rusange. Baburamushimira nk'umubyeyi nyine wabareze. Abantu benshi banabishidikanyije, baravuga bati se kubera icyambitswe ingofero kandi hari papa w'abana, ariko mbibutsa ko ari papa wa Vestine na Dorcas yambitswe ingofero bamuha n'inkoni, ndetse na Irene wareze, watanze discipline ku bana b'abakobwa, akabahereza uburere ndetse akabahereza n'ijambo mu gihugu. Reka ariko mbivuga, ijambo barihorana n'umuntu arihorana, ariko nanone yatumye tubamenya kuvuga kwabo, arakwagura ijwi ryabo arikura hamwe arigeza ahandi, abagira n'ibyamamare bose rero bambitswe ingofero. Nkuko wenda kuri Shena TV nyamwara bibonye, nakoze live ya buriya bukwe. Nibaza ko abawucitswe mujye kuri Shena TV n'ubundi musashinga Shena TV, ndabizi neza ko ubwo bukwe murabubona kuko buracyahari. Hanyuma rero ikiri kintu ngira ngo nanasoze muri ubu bukwe, nanone Chris Easy nawe hawe impano nk'umuntu wabafashije bano bana, nanone kubakorera edit, ibindi byamamare byinshi byagiye bihabwa ama gift. Hanyuma rero ikindi kintu kiri kuvugwa muri showbiz nuko umuhanzi Bruce Melody kimwe gishize akoze live, kuko abantu bari bamwiteguye mu gitaramo cy'Irubavu yagomba kujya gususurutsamo abatuye Irubavu, ariko ntiyajya kugisusurutsa. Nyuma rero hatagisusurukije kuri iyo tariki yari igenwe, hejo yaho yabyutse akora live yihanangiriza abanyamakuru bamushaka kumusenya, bashaka kumushyira hasi. Nta muremesho nziza ngo avuga ati kanaka, ariko yaravuze ati nyaboneka ntimuzasenye ibyo mutubatse, ahubwo muzasenye ibyo mwubatse, ahubwo ibyo mutubatse mwongereye itafari kugira ngo bikure bijyejuru. Namakuru menshi yagiye atandukanye, ariko ni munyemerere binira hanga kuko akaryoshye nigahora mwitama. Tuzasura utaha, mwari kumwe nanjye Ishimwe Kamikazi w'Abanyarwanda. Ciao ciao.